banabimenye na babandi bose yuko akangaka nakasheri reka tubatwike kandi aho ari ndamusuhuje nanjye azumva intashyo zanjye hari umuntu aragusaba akantu ngo promoting ibihangano byawe n'abanyamakuru babigi bitubwire byagenze bite bigenda gute n'abanyamakuru bagusaba amafaranga ariko nyine ntabwo ari kuvuga ngo kuyabima wayabaha uri kubona yaragiye kukugeza ahubwo nawe nuko gusaba amafaranga nawe ntahari ubona nawe ari guhigahiga adashobora gukora promotion ni amenshi bagusabye n'inkangahe kugira ngo ukore promotion oya ntumuvuge ntabwo ari nabyiza kubw'umutekano ndetse no kubw'icyubahiro cye ntumuvuge ariko ndashaka kugira bamenye byo byibuze ko hari abantu bakunda gusaba amafaranga muri promotion batubwira amenshi bagusabye nangahe nawe akeneye nawe kugira nawe namuvuga ntabwo ugomba hagura umuvuga akeneye amafaranga so ariko ndakubwira barahara abo bantu ntabwo ngiye kujya muri byose madamu ubwo namujyana gukogosha nawe ariko nakwitiyemo inyogosho reka madamu ubundi njya muri salo yamitiyemo inyogosho nkanogoshwa rero yemwe bantu mukubita abagore banyu ntabwo waba ufite urukundo nk'urunguru gukubita umugore ahubwo bakubita umugore ngewe nyuberwa abantu bakora izo motion yankoze ku mutima ni ingimba ndi kubwira abakene duhaga freestyle bagenzi banjye ngo iyi si igeze ku iherezo dore abakene barimo barapfa kubera kuri ibyo kurya ngo dore abandi nabo baricwa n'ibyorezo ngo ubu turi mu bibazo dukeneye ibisubizo umuti nta wundi ni ugufashanya tukereka amahanga ko turabasuje mwese mukurikira ikiganiro The Brainstorming muri Shambo Show. Uyu ni MC Shambo ubasuhuza aho bibo bitagenda neza ni mwihangane, abo bamaze kugafata namwe mukomere cyane, abafite ubuzima buzira umuze mwese murakoze kudukurikirana. Turi muri Houston aho impano z'abantu zigenda komera cyane kandi dusuhuza abantu bose batuye muri Houston, Texas, dusuhuza abatuye muri Dallas, dusuhuza abatuye muri Kentucky, United States yose. Ntabwo twakwagirwa Masisi, mufite ibibazo byinshi ariko turabazirikana, tubahoza ku mutima. Dusuhuza abari mu Rwanda, dusuhuza abari mu Bugande, muri Kenya, nkambi zose z'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ho muri mwese, Imana ikomeze ibarinde. Turi kumwe n'umuhanzi mwese muzi yitwa BJ, twamutumiye kugira ngo aze atugezeho gahunda z'ibihangano bye ndetse atwibwire byimaze. Ikaze mu kiganiro BJ. Yes, it's your boy Mahonson. Yo, ndagira ngo utwibwire uko nk'abahanzi, ntuzene bya bindi byo kuvuga ngo ni Mahonson gusa, ahubwo twibwire nk'abahanzi. Muririmbe se nyine nk'umuhanzi uko wateguye, uko watubwiye, uko waduteguriye. Maisha ni ngumu sijari, Mungu ndo anapanga, utaweza, utapata poze moyoni wako, Imana ngitanga ngishaka, okwihangana bitera kunesha, gusaba ala agwe kwihangana nk'uko Yobo, wallahi au subilahi uzanesha. Burya koko ngibigeragezo bigira iherezo, ngo ntamvura idahita. Yo my man, that's your boy BJ. Ariko shaho mwifunze, ariko buriya ninda guhitiyemo ibintu wambaye mu byukuri, ninda biguhitiyemo ngo papa cyangwa aramba. Mahonson BJ amazina yose
tubwire mu by'ukuri uhagaze angahe, ntumbwire imyenda, umbwire gusa aho ngaho ibyo birombe cyangwa se izo korota. Ntabwo ari diyama gusa, ahubwo ni diyama ivanze na korota. Burya rega ibintu nibigira, ibintu nibisha kandi tukabibona. So rero burya iyo washatse ikintu ukakibona, boom. Ntabwo byoroshye. Yeah. Isaha bombe, isaha nziza by the way. Thank you. Ariko yereka abakunzi. Isaha rwose twari kokoye turayamena abazayamene. Iyi saha wayibonye muri iyo saha ihagaze angahe? Abazayamena amadolari 200 yirutse. BJ saha n'amadolari 200. Yeah. Na brasera aho ngaho nayo ndayitoroshye. Gake biraza. Ni umuhanzi wacu, umuhanzi wanyu, ni umuhanzi wa Houston, aririmba mu rurimi rw'ikinyarwanda, igiswahili. Ni umuhanzi turi kugira ngo uyu mwanya atubwire ku byerekeye n'ibihangano bye. Watangiye guhanga ryari BJ? Natangiye guhanga atiri mbitangira, ngiye natangiye mu 2005 gutyo. Ubwo natangiye gufata ikaramu nkiyandikira indirimbo. Ya ariko kugira bwa bushobozi bwo kugira ingoma ibe yagira nyine uyisohora studio, amikoro ari make muri Afrika nawe urabizi. Ya ntango wapfa kubigira. So biba ngombwa yuko nyine tuva mu Rwanda tuza muri Amerika. Niho nagize gutya nyine ndavuga ati reka nza ariko nkomeze bya bindi nakoraga mu Rwanda nimba nabikora. So nkora indirimbo imwe kubanzi neza kuva mu bwana, abantu bazi yuko ndi umuntu w'umuraperi. Ya urapa cyane kuko abo banzi mu bwana ubundi ngiye kuva nkiri umwana numvaga narapa. Ya so ariko uko imyaka igenda iza, ibihe bigenda biza, numva nanaririmba to. Uvuze kuva mu Rwanda bituma ngira amatsiko. BJ yakomoka he? Urugendo rwawe rwo kugira ngo ugere muri Amerika ni uruhe tubwire? Nge rero urugendo rwanjye ni runini. Ni runini cyane. Nge mva Kongo. Niho wacu. Yego. Ariko mu kuba Kongo narahavuye murirahe, niho navukiye Kongo ariko murire Rwanda. So that's why ura culture zose nizo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo wowe culture niyo mu Rwanda. Hanyuma uturuka mugera muri Kongo, amaze imyaka ingahe mu Rwanda? Tuva muri Kongo. Muri Kongo mujya mu nkambi mbere yuko mugera muri Amerika, wamaze igihe kingana iki mu Rwanda? Muri Kongo navuye ndi umwana. Ndavuga mu Rwanda mu nkambi, reka ariko tubyita. Mu nkambi. Nza mu Rwanda. N'ubundi ngiye ko nabaga navuye muri nyine imyaka wamaze mu nkambi 22. Ubuzima gute bwari bumeze gute? Ari nabwo bwatumye nibwira ko ubuzima bwari buri mu nkambi bwatumye uvuga ati reka mfate ikaramu nandike mpange. Ubuzima bwo mu nkambi bwari bugoye. Abantu babaye mu nkambi byo barabizi. Ubuzima bwo mu nkambi buragoye kuko hariho n'ababuraga n'ibyo kurya cyangwa bakabura nuko banaramuka mu bundi buzima kuko ntabwo twese turamuka kimwe. Ya ariko mubwije ukuri ngewe kuko ndi umwana wakuze nshaka kurengera rubanda, nshaka no kuvugira rubanda. So niho nabibonye mbona ubukene turimo mu nkambi. Nkabona abo hanze burya ntabwo bari bameze nkatwe, bari hanze y'inkambi. So noneho nibwo nahise mvuga ati reka nza ariko mpimba aka karirimbo, nkahimba ari hip hop. Kagoma katsinzimba nakubitira cyane rwose. Niko nangiye kukubaza se waduhaye ko aga freestyle kiyo ndirimbo yatumye uvuga ati reka mbe umuhanzi, mbe umuvugizi wa rubanda. So ngeno niho nahise mfata umwanzuro, mfata ikaramu. Ya icyo gihe nambiye no ku ishuri ndavuga ati ariko ubukene buri mu nkambi ubabigenza gutya, reka nzi indirimba akaririmbo numve nimba basi ari
icyo kazahindura ku bantu muri gihe runaka. So nibwo nahise nandika indirimbo ni hip hop bayita abakire barijuta. Iravuga ati ngo abakire barijuta bakene bakabatsa, nakigira uwarira yabuze n'icyo afata, agahinda k'umukene nikakigira iherezo, ibibazo by'umukene ni nk'umuriro utazima, gahora yigunze yifashe ku matama, abana be kumana ntakibona n'uwatuma, mugore mu kiramo mugabo mu kabari amutegereje yicaranye akabindi cy'inzoga. Urumva? So urumva nakomeza kuko ni ibice byinshi birumvikana. Aho washaka kuririmba umwana ubabaye uri ku muhanda, ababyeyi nyine bari kuko hari igihe umwana akurira mu buzima bubi ntabe yanakumva ababyeyi, agakura kubera ko yakuriye mu buzima bubi akabwiyakiramo we, noneho akaba nakakura. So rero kumva nibwo nahise mvuga ati abakire barijuta abakene bakabata. Nayigusobanurira byinshi, nagusobanurira kuko ni ingoma nziza cyane. Hanyuma uravuga YouTube bazayumva, bagende bajye kuri YouTube. Nibyo nari ndibuze kubaza social media ukoresha kugira ngo abantu bazigeho, ndetse ndaza gupininga izo ndirimbo nk'ebyiri cyangwa 3 nishyiraho iki kiganiro. Ariko uvuye noneho gukora indirimbo ya mbere ugiye gukora indirimbo ya kabiri, niki cyagusunitse gukomeza kuguma muri muzika? Kubera ko wari umaze gukora indirimbo, umaze gukora ubuvugizi, niki cyatumye ukomeza gusunikira kujya muri muzika? Rero music nakubwira, music ni nk'icyabwenge. Music iyo ukoze indirimbo imwe wumva n'ejo wakora indi. So wakora indi ejo ukumva n'ejo bundi wakora indi. So niko ibintu bigenda bigira. Kandi nuko ukoze indirimbo ntango ariko project zose ziba zihuye. Ejo urabyuka ukumva wabonye kandi ga projet mu mutwe, ukumva waririmba. Ubundi music ni ikintu kizana kikuzamo, kikaguha esprit yo kuririmba, kikaguha imbaraga zo kuba wagikoresha mu bandi bantu bakaba bacyumva. Ugeze muri Amerika rero muri Houston, hanyuma uravuga uti niho nahoraga nita kureba ibitaramo by'aba JayZ nkamenya, none ngeze nanjye mu gihugu cyabo, ugomba guhangana nabo ugashaka ukuntu wabona nawe ukinjira mu ruhando rwa muzika. Ugeze muri Houston, gahunda ya muzika yawe yabaye ite? Ngeze Houston, yego nyine ntabwo byanyoroheye kugira ngo nkomeze music yanjye cyane, kuko situation z'isi nawe urazizi, umuntu aba ari muri byinshi. Ntabwo byanyoroheye ako kanya kugira ngo nkomeze nkore, ariko byaranze ndaguma ndapushinga kuri indirimbo. Mfite ingoma nyinshi bita kuri ziri kuri YouTube nyinshi cyane. Ntabwo wigeze ucika intege? Nacitse intege, naragerageje. Wigeze kwitabira amarushanwa? Narabibonye umaze kwitabira amarushanwa muri Houston, sinzi ninde wari wayateguye amarushanwa, ndetse uza kubamo kuza ku mwanya wa 3. Watubwira ku byerekeye n'ayo marushanwa? Amarushanwa ndetse banakwandika mu gitabo, barakibonye. Ahubwo sinzi impamvu utakizanye ngo ayo marushanwa yarameze. Amarushanwa rero baradutumiye ngiye kuko nyine hano narindi umunyafrika ukora indirimbo zo mu Rwanda, ntabwo hano bazizi. Ndavuga ati rero sinzi umuproducer wankoreraga indirimbo niwe wambwiye ati ariko hari igitaramo dufite cy'abahanzi 30, ndikumva nawe nagupucinga ukagenda nawe ukagira icyo bakumva nawe ku byabo. Nagezeyo nkigerayo Uwiteka naririmbye indirimbo imwe, mbona abajaji batangiye kugira ngo who's this. So umuntu aririmbye indirimbo zigera muri 3. Ndishima n'abafana barishima. Nibwo bavuze ati weho ikintu tugiye gukorera ni iki, ahubwo reka nzi tukwandike mu gitabo cy'abahanzi bahangaha, nawe uzajya ugerageza mu gihe habaye ibitaramo uzajya uza umujyane nawe nyine nawe umere nk'abandi, ujye mu murongo nk'abandi. So ariko uri kumva byaje
byaje ari ibintu ntago nari nzi yuko buriya nanjye haranzahagera pe kuko hari hagoye kugira ngo wumve n'ikirimi cyawe icyo uririmba nta cyongereza mu ndirimbo zanjye zari zirimo ariko njye ndashimira Uwiteka kuba barumvishe message yanjye. ubundi nanjye njya numva indirimbo z'aba Spanish kandi ntumva igispanish, so indirimbo ni melody, indirimbo ni melody, indirimbo ni instrument ibirimo ubukurikiranye n'ibindi byinshi. Rero umaze kubona ko hari abantu bari kuri kuganizinga muzika yawe, icyo gihe nyuma yaho wagize imbaraga zingana iki kugira ngo noneho uvuga ati reka ndwane, reka pushinge harder? Naragerageje nyine ndapushinga kuko n'ubundi iyo ikintu nk'icyo kibonye urishima ukaba happy muri wowe kandi ite no kumva hari ahandi washaka kugira ngo ugeze ibihangano byawe. So narakomeje ndakora kandi na n'ubu ndacyakora, na n'ubu ndacyari mu kazi nyine ka music. Ati njyewe nzayereka napfuye kuko burya ikintu kikurimo nta ngupfa gukireka, kiguma kikuzamo uko byutse kiraza, uko byutse kikaza. So nizera yuko nzagera n'ahandi hataraha. Ikiganiro ndi brainstorming ati nizere ko nzagera aho ahandi hataraha. Ni umupapa, ni umusore, agaragara nk'umusore kandi koko ni umusore, ni umupapa, ni umugabo, ariko ntago twinjiye cyane. Hari ufite abana bangahe? Oya, abo tubiretse abana bo ni ikindi kiganiro. Uzajya unumira muri project muri ntuzugu. Oya, ndashaka abakunzi bashaka kumenya niba ufite umuryango, uri umupapa cyangwa se ukiri umusore. Suba nimbivuga kakanya bagahita bagira bate? Barashaka kubimenya kandi urabizi ko abantu benshi bakunda hano muri Sonse wiyeza no kuri itaramo Dallas. Hakuye abakunzi tubwire rero umupapa husband abagore bangahe byose tubwire. Abagore ngeranye mfite umugore umwe n'abana wa mbere mwiza kandi nihebeye. Ntabagore umugore ni umugabo w'umugore umwe BJ, ni umugabo w'umugore umwe bamwita BJ, akaba afite n'abana. Uko mureba ngaha ntabwo ari umuntu ari babandi bajya muri muzika avuga ati ngereka yitwe bakunda kwita ngo ni imburamukoro ndetse n'ibindi, ahubwo nuko abashaka gutanga message. Afite urugo, arubatse, ni umugabo wubatse, yitwa BJ. Challenge wakunda guhura nazo muri muzika nizi? Challenge ni nyinshi. Kuko burya yageze kuzamura ijwi kugira ngo bakumve. Challenge ni nyinshi. Kuko burya hari umuntu ubyuka yasohoye ikigoma cyiza kurusha icyawe, cyangwa se ukabona ibyo afite biri different n'ibyawe. So ukagerageza ukavuga ati reka nze ngerageze nanjye yari yahari ndebe niba nakubita agatako. So kumva rero challenge navuga mu byo nahuye nabyo cyangwa mu byo nabonye, ndakeka yuko njye cyane ngiye nkunda gukora ibinjemo cyane. Ntabwo ngiye nkunda kurebera kuri rubanda kunda kuba unique. So challenge rero wagiye uhura nazo, ntabwo ugira challenge uri muri studio cyangwa se ngugire challenge kubura nk'agafaranga ko kugira ngo usohore indirimbo? No, njya gukora indirimbo nabyipanye wamaze kwitegura n'amafaranga nyafite. Hano muri Houston ubona gahunda ya muzika iri supporting cyangwa se ikunzwe mu rwego rungana iki? Abantu mwaturukanye hanze y'Amerika, muri Afrika, ubona bakunze muzika abahanzi biwacu? So music rero, uzarebe no mu Rwanda nabo ubwabo ntabwo bakunda music yabo, bakunda izo mu mahanga. Ubona ari ukubera iki? I don't know, because ntago navuga ni ukubera iki, kuko ntawe umenya ikintu kiri mu mitima y'abantu. Kandi burya music burya nka gutya ibonye nk'umuntu
w'iwanyu yakoze akantu keza abatanzania abandi bantu bo mu bindi bihugu barafashanya kugira ka kantu kagera ahandi hantu karebwe na buri wese ariko abantu nta judginga ariko abantu b'iwacu tuva hamwe ubwo barakibona aho kugira bakibone muri message yabo banakubonye kandi nawe bakubonye ko hari n'ikintu ufite kizima kandi kandi bakuzi harukura bakavuga ati kindakizi to ntabwo bagutera inkunga ngo bagusapotinge bavuga ati ahubwo bakumotive ntabwo tuzi iki murimo ahubwo reka nze tugire ute tumufashe kuzamuka turebe ukuntu tubigenza none umuje amagira ute boom tuguruke natwe nk'abandi nusi America music yaho so kuvuga ngo baririmba neza kuturusha sino kuvuga ngo bafite melody nziza twese turabifite ahubwo tura opportunity yo gushigikirana twese ubona se bituruka kubiki I don't know bituruka nanjye se wambaza bituruka kuki ahubwo bituruka ku bantu bw'abo cyangwa se n'amarangamutima n'icyo babonye BJ ari gutegura ibitaramo biri imbere se BJ amaze kugira indirimbo zingahe indirimbo ni nyinshi maze kugira izi zasohotse n'izitarasohoka zose hamwe reka tuvuge izimaze gusohoka amashusho amaze kugera kuri YouTube amashusho ntandagira amashusho menshi amashusho ntankunda gusohora amashusho kuko mbere nakundaga kwikubitira audio nanjye ama audio nkakubita kuri YouTube gusa ariko ubu ngubu ikintu kiriho ni ugushira ama video gusa ariko audio nako video ni nk'ebyiri mfite atenge kuri YouTube. Urakoze cyane reka atubwire YouTube channel y'ukuntu yitwa nyuma buri wese abakunzi ba Shambo Show mugende mujye kureba izo ndirimbo ze kandi mukore subscribe nyine narabikoze naragusupport narabikoze kandi ibyo byose nkunda kuzisharinga so nimugende kuri YouTube channel ya BJ atubwire ukuntu yitwa iyo YouTube channel yawe yitwa ngo iki YouTube yanjye bayita Mahonson cyangwa se wawibuza ukandika BJ yeah urakoze cyane ndaza kuyipininga hasi hanyuma urateganya igitaramo hano muri Houston ryari uduteranyiriza igitaramo ryari hari igitaramo turi gutegura hamwe na community nandi kukubwira ariko cyo hari igihe cyazaba mu kwa 12 ni ukuvuga ngo mu kwa 12 twitegura igitaramo kumva kiracyari kure ariko hari ibindi ndi gushaka n'ubu nyine izo project nizo dukeneye kumva kugira ngo tunazimenye hakiri kare turi kubitegura ariko ntabwo nakubwira akanya ngo bimeze gutya ndakubwira umunsi biracyari muri process muracyari kubitegura BJ yakoze featuring ese ukunda featuring hamwe n'abandi kuririmbana n'abandi kuryo mushobora gukora indirimbo ese akamaro kabyo nakaye ndabikora hari ingoma nyinshi cyane mfitanye n'abandi bahanzi hari iyo mfitanye na Sugar Star hari iyo mfitanye n'abashku hari iyo mfitanye n'abajyama benshi cyane bagiye batandukana mu gihugu so urumva ntawe ngenya n'imana kuraba iyo umuntu ujungana mbona afite impano numva ko nawe yaririmba kugira dufashanye mu bindi twabonye abantu bakunda kuvuga ntabwo ndi umuririmbyi ariko nkunda abahanzi akaba yakora indirimbo akavuga ati reka nzane abahanzi bazi bayiririmbe ariko iyo ndirimbo ari yawe ari ku giti cye akaba ari nawe uyipostinga ibyo bintu ubibonamo inyungu ki ibyo ndabikora ibyo narabikoze ariko nabikoze ku ndirimbo imwe bayita bazwa nashatse abahanzi umwe turayifatanya ariko nyine biba ngombwa yuko ntago nyine ingoma zo ziba zihari ariko ntago ubona abantu kugira ngo mukomeze ya project iyo ukunze gufatanya n'abantu indirimbo hari igihe ajya
nko wenda tuvuge nko muri Afurika akagumayo cyangwa se akajyayo ntimwongere kubonana. So ni gutyo nyine happen igenda ugasanga ya project yagararira aho ngaho. Ariko ariyo wanditse ya ndirimbo warusha kugira ngo irangire nyine birangire mukore na video birangire, ariko ugasanga ntabwo muri konso ugomba project. Muri promotion za BJ harabura iki kugira ngo BJ nawe agire promotion nini? Nkubera iki ubusanga abahanzi hano hanze nta promotion, hano muri Houston cyane nta promotion bafite? Nkubera iki? Sinzi kuko hano Houston hano muri Amerika kugira ngo tubone promotion iratubona. Iratubona cyane kuko mu Rwanda ntango abagakwiye kuduha promotion cyane ni mu Rwanda kuko twe turirimba ikinyarwanda. So ariko rero no mu Rwanda nabo bakeneye amafaranga kandi na music nayo ikeneye amafaranga. So irifo kugira ngo niba ugiye kubikora hari umuntu aragusaba akantu ngo promoting ibihangano byawe n'abanyamakuru babigi bitubwire byagenze bite bigenda gute? N'abanyamakuru bagusaba amafaranga ariko nyine ntabwo ari kuvuga ngo kuyabima wayabaha uri kubona aragiye kukugeza, ahubwo nawe nuko gusaba amafaranga nawe ntahari. Ubona nawe ari guhiga adashobora gukora promotion. Ni amenshi bagusabye n'inkangahe kugira ngo ukore promotion? Ntabwo ndamuvuga umuntu. Oya ntumuvuge, ntabwo ari nabyiza kubw'umutekano ndetse no kubw'icyubahiro cye ntumuvuge, ariko ndashaka kugira bamenye byo byibuze ko hari abantu bakunda gusaba amafaranga muri promotion. Batubwira amenshi bagusabye nangahe? Nawe akeneye nawe kugira nawe namuvuga, ntabwo ugomba hagura umuvuga, akeneye amafaranga. So ariko ndakubwira barahara abo bantu ntabwo ngiye kujya muri byose. Please. Nta kibazo gihari kandi ni kubw'umutekano ndetse n'icyubahiro cye. Hanyuma BJ yaba yarasohotse muri Houston akajya kuririmba hanze ya Houston, yigeze atumirwa aragenda ajya kuririmba hanze? Sure. Na performance Dallas mu kirori cya Ramjan, performinga photo, performinga Austin. Ndagenda hanze cyane. Mu ndirimbo zawe, indirimbo wavuze ati indirimbo yankoze ku mutima ni iyihe? Muri hip hop iyo ariyo yose? izo ngiye nakoze inyinshi ni hip hop. iyo ariyo yose yankoze ku mutima ni ingimba ndi kubwira abakene. Ni duhaga freestyle. Bagenzi banjye ngwiyisigeze ku iherezo, dora bakene barimo barapfa kubera kuri byo kurya, ngo dora bandi nabo baricwa n'ibyorezo, ngubu turi mu bibazo dukeneye ibisubizo, umuti nta wundi n'ugufashanya tukereka amahanga ko u Rwanda rwacu rumaze kubabaha muri u Rwanda rwagira umutekano ni wose kuri buri muntu wese, kurira kubabara kubakene n'ibiciranga habakire banze ni abakene bahahiranga, ibyo nibyo batamira ibyo nibyo batamira. Birumvikana wavuze ko uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko uririmba mu Rwanda. Wadusobanurira impamvu bisobanure neza? Nagusobanurira. Nakubwiye ati ngiye impamvu ndirimba u Rwanda narukuriyemo ariko navukiye Kongo. Sivuze kuba uririmba u Rwanda nuko wenda ngo ruvukamo. Yes. So ufite kuririmba u Rwanda utamuvukamo. Aho ndahagufasha kubera ko na Akon yakoze indirimbo y'amatora hano muri Amerika kandi of course yari umunyamerika yego ariko aturuka muri Afrika, ariko arazaririmba afite ibintu byinshi, afite indirimbo nyinshi cyane ndetse n'abandi bahanzi baririmba. Ntabwo kuririmba igihugu bisobanuye ko ari ukomoka, ahubwo ushobora kuririmba ikintu bitewe n'urukundo uhakunda, cyangwa se nko kuririmbira umukobwa bitewe n'urukundo umukunda, ukamuvana muri benshi ukamuhimbira akaririmbo. BJ afite sheri mama w'abana, hari akaririmbo ari guteganya kuzamuririmbira. Baragakoze kari no kuri YouTube nibyo. Muririmbire aho nakurikira ikiganiro kugira ngo azumve ko wanamuririmbiye mu kiganiro, banabimenye na babandi bose yuko
aka ngaka nakasheri reka tubatwike kandi aho ari ndamusuhuje nanjye azumva intashyo zanjye turaza tuvuga ati Ngwasi mala, yeah, you be my wife, yeah, Ngwasi mala, yeah, you be my wife, yeah, look this, yeah, ni wowe karabo katutsuru steka unakubuze nge sinabaho mu buzima bwanjye ni wowe nifuza wowe shema ryanjye unza kujyana i Rwanda mu misozi igihumbi unkwereka ibituye i Rwanda be mukobwa mwiza w'irwa Gasabo unaha izuba ryaza naho ukwezi kwaza nge tuza bumbu I love you baby aramukunda. Hari umuhanzi mu myaka yashize mu mwaka ushize ndakitekereza hari umuhanzi wabuze wapfuye umwe mu baraperi urupfu rwakiriye gute? Uwo muhanzi ni Joshua. Urupfu rwakiriye gute mu mitima y'abantu, mu mitima y'abahanzi yahagumye ate? Niba hashize hagiye kurangira umwaka apfuye hanyuma tukaba dukomeza kumuvugaho nuko hari icyo yari afite, uyu munsi wowe urupfu rwakiriye gute? Amujyama nyakwigendera rero yababaje benshi kandi burya hari na benshi yespiriye mu mutima yabo kuko Jay yari afite message nziza kandi abenshi nibo twakuyeho kugira ngo mbe nkugezaho n'ibi ngibi uri kumva kuko esprit mfite niwe nazikuyeho za hip hop so urumva rero turacyamwibuka ntazibagirana tu ni ngombwa kandi ku mutima yes and peace. Ikintu umwibukiraho cyane ni iki? Ndamwibukira ukanyarira jisho iyo ndirimbo ariko arakundaga Jay irandirimbo no kwishuri abaticha bagiraga gutya bitaga hip hop bagahita bavuga ati damn. Uyu munsi BJ afite umuntu afata nka role model muri muzika ninde? Umuntu uvuga ati uyu nguyu nanjye niwe unyinspira, umuntu ukwinspira muri muzika avuga ati nge uyu muntu watumye nkomeza no gutera imbere mu bintu bya muri muzika no ukuraho inspiration yawe ninde? Role model wa muhanzi uvuga ati uyu niwe, iyo ntari kumva indirimbo zanjye mba ndi kumva uyu nguyu. Nta role model ugira muri muzika? That's why you wanna wenda wasanga byanjye nabyo iyo mpamvu ubona bimeze ngiye buriya muri music yanjye we umuntu nakubwiye wanyinspiringaga kera nyiri umwana ni Jay kuko niwe wanyinjije muri hip hop niwe nyine numvaga music nka following uko namanukaga cyangwa se nkumva nkunze nyine nkuzaye ariko nta wundi mbese nta wundi muntu ndumva uko inspire ngo ame intuza zimwe nazikurikiza ntaho kabisa. Ibyo ubona nkora byose biva muri mind yanjye bikava hano ntacyo. Hanyuma bibaye ngombwa yuko bagusinyisha nko muri label kugira ngo ube umuhanzi muri label wumva byakumarira iki cyangwa habura iki kugira ngo ube wasinya muri label runaka? Rero gusinya mu marebo wayisinya ariko burya ntabwo upfa gusinya. Kubera iki? Tubwire impamvu. Kujya muri label ni byiza, nanjye nyibonye nkayibona nyine najyamo pe nta kibazo, ariko ntabwo byoroshye kugira ngo upfe kuba wenda wayifatisha gutya ubona abo bantu batari bakubonaho icyo ufite ntapfa kubabona. Hanyuma se bisaba umanzi ukore ku giti cyawe noneho bazaza kwirebera.
nubwo uvuze ngo nta role model ufite muri muzika ariko wumva nk'umuhanzi wumva wowe ubwawe wifuza uvuga ati wampa nkakorana featuring nawe uyu munsi ninde? ubungubu kuko ubungubu ntawe nkihipapinga. Oya, featuring urashobora featuringa no mu izindi no mu zindi style, ntabwo ari ngo ukore featuring muri hip hop gusa. Umuhanzi rero ubungubu mandela navuga ati wenda yamfasha nkagira aho ngera. Umuhanzi bita mu Rwanda ariko ku isi yose aho ushaka hose. ku isi yose. Ntushaka kuvuga babiri mu Rwanda, umwe hano muri Amerika. Mu Rwanda hari no muri Congo Inosbi arahari. No, mu Rwanda njyewe umuntu nemeraga n'umujyama bita Mico the best. Muri Amerika ho umuntu nemeraga kuva kera ni 50 Cent. None ntabwo kiboneka cyane muri muzika. Yayibanze mu mafilm ubungubu ibereye muri movie. Ariko undi wa kabiri wenda wa gatatu navuga muri Amerika Snoop Dogg. Snoop Dogg. So wumva habura iki kugira ngo Mico the best mube mwakorana featuring? Waba waramwegeye uvuga ati vieux ndakuzi mu myandikire cyangwa ndashaka ngo dukorane indirimbo? Ntabwo ugeze approaching. Okay, Mico the best ahuri umenye yuko hano hari umuntu wumva muzika yawe kandi nawe ashaka kuririmba kuri ya ndirimbo igare. Dukuri bitire aga freestyle rero turi kugera no ku musozo, turi kwerekeza ku musozo. Dukuritire akarimbo gashyashya aho ufite uvuga ati aka niko next. Ntuduhe imirongo yose. Machasha rero buri bivuze gutyo nkaho nkubise igisonga. Gute? Buriya impamvu ikintu kitarajya hanze basi wagisohora kugira ngo ugisohore utari wabishira muri plan biragoye. Ariko kuko ari wowe nakubitiraho gatoya gusa imirongo nk'ibiri itatu. Kuko nawe nkihipapinga ngenda ririmba turaruririmba. So hari akagoma ndi gutegura after ku kageste akageste nigasohoka akagoma mfite wenda ndagukubitiraho tugambo tubiri bakita afite ibirimbo byinshi mu mutwe biri gusa biri kubyigana. Shaka ukuntu wafungura amapaje arazaho ariko turebe gutekereza byabyiganye. Byigana rero ntugire ngo biba byoroshye. So haraho akaririmbo ndi gutegura bakita kambaza umuntu uri inyuma akwibutse. Ntabwo yakamenya. Akoze ubundi uretse gato mbere yo kukubitira uramembe kari keza cyane. Ngiye ibihembo byanjye biri imbere. Nyina nakubwiye ko ngiye rwose ubungubu byaje sibyo? Ubungubu hagiye gushya. Houston batwitege. Houston batwitege. Ababiki ibanga. Duhe imirongo batagira ngo wagarukiye ku kageste gusa. Buriya usanga bavuze ati dore yararyamye nta yindi ndirimbo afite. Twagiye. Umunsi wa mbere nje nkubonye wari umukobwa mwiza, mina kupenda sana Monica. Urayizi? Monica ndayizi. Urapfunyiki. Urapfunyiki. Abakunzi ba BJ aradupfunyikiye. Ubundi nagupfunyikiye ntabwo mwazajya mumenya yuko abantu nabo ari abagome cyangwa ari n'abandi bataraba. None kumbereye umugome. Rero impamvu mbereye umugome
hari igihe byizana ariko nta ndi umugome reka nza kubwira katubwira ntabwo abakunzi baragashaka hariho uyu niwe nakunze kandi njye ndamufite umutima wanjye uhora ari uwe buri joro n'amanywa niwe ntekereza iyo niciye mu gitondo cya kare niwe mba nishakira nta kibazo nkeneye kuko ibyo mfite ni ibyanjye nawe baby ariko binteye amatsiko reka ubahako ngako konyine ariko binteye amatsiko iyo uvuye ku kazi uri mu rugo ntubakumbuye madamu buriya madamu ukumbura mu minota 30 mba namukumbuye uba wamukumbuye kera wanyereka nkari nka mu gitondo mubyutse ukuntu muba muri ko indirimbo zawe zose impamvu ziragendera kuri we niba ntibeshye because burindi iyo ufite umutima w'urukundo kandi ukunda umuryango wawe burya ikintu cyinshi ushaka kuvuga bitewe n'urukundo ugisanisha na famille yawe. Nice cyane rwose. Hanyuma BJ mfite ibibazo nkunda kubaza bya nyuma turi kugera ku musozo, urasubiza cyangwa urabisubiza cyangwa ukavuga ati ntabwo ndi busubize tugisimbuke. Ni iki gishobora gutuma utandukana n'umugore wawe? Kimwe cyonyine. Ni iki gishobora gutuma utandukana n'umugore wawe kandi uri umusani waramuririmbye avuga ati iki turatandukana? Biki yagukorera ukavuga ati ngewe wanatoka wenda? Hari ibyo yakora byinshi wenda twebwe tukababara ku mutima yacu wenda ukaba wabivamo, ariko iyo ufite wa mutima nama w'Imana yaguhaye burya niyo yakosa igisubizo ni ntacyo pe nta gihari. No, kuko yakosheje kirahari wenda nakwivumbura cyangwa se wenda twarashwana ukundi, ariko bitewe n'icyo kibazo ko bitewe mbese niyo kesi uko imeze. Mumaze kugira abana barenga umwe, ariko ndashaka kugira ngo unshyirire ku rugero hagati y'urukundo rwanyu hagati ya 1 kugeza ku 10. Mbere muri gufiyansanya n'ubu ngubu mufite abana, nihe urukundo ruryoshye cyane? Oya mbazo muziki oya ni ibibazo 5 bibazwa buri muntu wese. Wora ni no nta kiri buvuge. No nini cyane. No nini cyane. Nta kiri buvuge. Ubwo ibibazo bindi 3 yari sigaye ndabiretse. Amwabyumvise ko adashaka kujya cyane mu bibazo biri private. Yavuze ati no dusubire muri muzika tugana ku musozo. Niki ubona gituma abahanzi hano muri Houston batagaragara? Hashirutse gutegurwa igitaramo cyari gitoya, abana benshi barahaguruka bararirimba kandi ukabona bafite impano. Kuri iki impano z'abantu benshi zitari gukunda kugaragara, sibyo wowe wavuze ati ngewe reka wowe n'undi muhanzi tuzatumira nawe witwa Shukuru, ni kuri iki izi impano zitazamuka? So nyine nibyo nakubwiye muri za mbogamizi ziri muri United States mu Banyafurika biwacu. Abanyafurika bagikeneye kumva Davido, bagikeneye kumva The Ben, cyangwa se bakeneye kumva muri baba star, ariko badakeneye kumva bari kiri hasi. Numva rero ngenda ndabona ari nk'icyo kibazo kiba kiri mu bantu gutyo, kuko biragoye kugira ngo natwe tuhita tubafatisha gutya. Biragoye guhita ukacira umuntu ari kureba iriya uhita umufata nawe uri kureba ino. So that's why music yacu ikiri gutya nyine, ariko anytime hari igihe izagera gutya. Muri muzika hari ikibazo kikunda kugarukwaho cyane cy'ibiyobyabwenge. Urabizi ko hano hanze hari abana benshi bamaze kuraswa. Ndagira ngo nk'umunyamuziki kandi utanga message, harabura iki kugira ngo habeho gutegura ikintu cyerekeranye no gukora nka ntuza nka sensibilisation
kubiye ikintu cyane n'ibiyobyabwenge ndetse no gutunga imbunda. Urabona abana bari kuraswa mu mashuri ejo bundi hano muri Texas hari ishuri ryarashwe, hari abana bacu bamaze kuraswa muri Amerika. Wowe nk'umunyamuziki umusanzu wawe ni uwuhe kugira ngo ubashe kumvisha urubyiruko ko rutagomba kujya mu biyobyabwenge? So urubyiruko rero bitewe n'iki kinyejana turimo, urubyiruko ruri kugenda nabi cyane. Kuko umwana ari kugira imyaka 17 afite imbunda, cyangwa se ari gufata imbunda yase. So kumva rero kugira ngo ubone ibyo bintu ukuntu bikumira, icyambere ni ugucaha ababyeyi babo, kuko wenda ku kibazo cy'ibiyobyabwenge byinshi babinywera ku ishuri, ntabwo wenda twavuye ababyeyi, ariko ku kibazo cy'imbunda akenshi na kenshi ni ababyeyi baba bazifite. So kumva rero iyo umubyeyi afite imbunda, umwana akaba azi ko ayifite, agahura n'icyana ku ishuri kimuhemukiye, aragikubita imbunda. Uko bimeze. So ahubwo ikintu twe twakangurira ababyeyi bacu bakareka kugura amabunda, cyangwa se nimba ari n'ubwirinzi afite akiyo mbunda akayita bagashaka yishira, kuko bitari ibyo turi kwangiriza rubanda. None message yawe nakweje ngo message yawe nk'umuhanzi ukoresha iki kugira ngo muri ibi bintu byo gukora sensibilisation abana bave mu biyobyabwenge ndetse no kujoininga ibikundi? Dufite umwana muri iyi minsi wabaye wamugaye kubera ko bamurashe, urabizi. None wowe nk'umuhanzi mu bihangano byawe uri gukora iki kugira ngo ukore sensibilisation kuri abo bana, ubwira abo bana kureka ntuza? Ikintu bakita ahubwo urankanguyeho gato, kuko buriya biba byiza cyane, kuko ngewe ubwo nagakwiye kubakoreraho indirimbo bw'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ugiye gukora indirimbo kuri ibyo bintu kabisa, kuko ibyo bintu ni bibi kandi tena birababaje. Ikintu mushimiye thanks, hari ikintu wenda ubumpayeho projet, buriya hari ibyo numvishemo mu byumbwiye kandi bizavamo indirimbo nziza cyane. So ukumva nk'ibyo bintu ndirimbye nk'indirimbo iri gukura abana mu biyobyabwenge, ikabakura mu byo gutunga imbunda bakiri abana bato, burya amantanze umusanzu. So umusanzu wawe uradukoresha ibihangano byawe kugira ngo ubashe kubwira abana, gutanga message. Turi kugera ku musozo rero. BJ yaba afite message ki agiye guha abakunzi be? Ndetse BJ afite social media akoresha, watubwira social media. Kuri YouTube ubundi bakwita nde? Instagram niwe uyifite, ndetse TikTok nabonye n'abagabo basigaye bakoresha TikTok. Duhe social media zawe kugira ngo abakunzi bawe babashe kujya kuri zo kandi ba subscribing. YouTube yanjye bayita izwi cyane ni Mahonson, ariko ubu ngubu izina ryarahindutse bayita BJ. Ariko wakuvuze ngo witwa BJ, ubundi BJ nzi ko ari abbreviation y'abantu, ni nk'akabyiniro ka Bujumbura, ariko ndagira ngo dusobanurire muri makeya BJ ryaturutse ryaje riteresobanura iki? So BJ rero ntabwo iva kure. BJ iva ku zina ryanjye, ikava no ku zina ry'umugore. Okay. So ni igifupi cy'izina ryawe n'izina ry'umugore. Umugore uramukunda basi? Ariko abantu bose bafatiye urukundo hagati y'abagore n'abagabo bazaze bakwigireho. Bazaga no kwambara impeta gusa. Ariko nabonye nta niyo wambaye. Wayishyize? Ndayifite ariko. Impeta niba umeze bavuga ngo ingoma ku mutima. Ariko ubundi urukundo rubaye kamubaza. Mu mutwe w'abantu, mu mitwe. Nasubire hano? Hoye. Aho ngo ni ikimenyetso cy'uko umukunda. Hatagira undi muntu ubuze agutinya avuga ati dore ngiye hajeho amabavu. Ejo mwanze. Ubwo nyine irayikura. Nose bihuriye n'urukundo rw'umutima. N'ubundi urukundo ruba mu mutima na.
ni mu bitekerezo nta rukundo ruba mu mutima umutima w'abantu baheze habamo muratekereza nawe arankumye urukundo ruba mu bitekerezo byawe shaka umugore wawe uramukunda cyane kabisa umudusuhuriza umubwire ngo natwe kuri Shambo Show turamukunda kandi n'abana nabo basuhuze ese nk'uyu munsi waba agiye nko gutumira BJ mu gitaramo kandi vuba cyane arunzi ko hari umuntu uri bugutumire vuba cyane BJ afite manager ushobora bagomba kunyura cyangwa BJ ni umuhanzi kandi akaba manager ku giti cye BJ ni umuhanzi ku giti cye kandi ni manager ku giti cye ni ngo twari twose twibikaho ntabwo nakubesha ni ewana ni gutya nyine uvuga ngo umuntu nagutumira azaguhamagara ati bana twumvikane ntawazanyura azagutinda ndaguha agahumbi cyangwa 2 cyangwa 5 ariko akunyure manager navuga manager ni umugore ariko nta wundi manager mfite ku bandi ariko uyu mugore arakunzwe aho uri mari guhumugisha washatse neza nta manager ngira manager ni umugore tatwibani ariko se ko hano hari abantu bakunda gukora ibitaramo wowe hari nta guhenze cyangwa ibiciro byawe ntabwo bihenze cyane ku buryo ushobora kugira badashobora ngewe hari ukuntu abantu batwitiranya cyangwa bakadufata uko tutari uranda umuntu utajya uzamura ibiciro cyane ni nabyo byiza rero kandi n'umuntu ujya wumva situation so ntabwo rero ndi bad boy urakoze cyane niba hari ikindi waba wahishiye abakunzi bawe ndagira ngo twerekeze ku musozo w'ikiganiro ariko bajye kuri TikTok bashake Mahonson BEEJAY bagendeye kuri Instagram bashake Mahonson BEEJAY ndetse bajye no kuri YouTube channel yawe bagutwikire akahe WhatsApp kuri WhatsApp indirimbo yawe ziba kuri WhatsApp bagera kuri WhatsApp hose urabona Snapchat na Snapchat urahari ni byiza cyane nabo barabyumvise ikiganiro cya The Brainstorming wakoze kuza hari ikintu ngiye wibagiwe nakubwiye ngo ugira icyo ubwira abakunzi bawe icyo twibagiwe tutagize ikironye ndababwira ni iki ndashimira abafana ba Shambo Show because Shambo Show ni studio nziza ifasha umuhanzi uwo ari we wese ukeneye kuba umuhanzi so subscribe and then utibagiwe Mahonson too I'm here so ibyo bizadushimisha nimubikora thanks murakoze cyane kandi nawe urakoze kundemera ariko ubutaha rero manzi iki kirombo uzaba wakubiseho byinshi nzaza nakubiseho hariya papa cyangwa byita ngo ni drip njye ndita ngo iki wowe usize ukuntu turi neti dukeye ariko umuntu twagiye kubaza umuntu wakogosha nawe ni madamu aya madamu ntabwo akaza kagiye madamu ubwo namujyana gukogosha nawe ariko urabwitiyemo inyogosho reka ya madamu ubundi njya muri sale yamitiyemo inyogosho nkanogoshwa rero yemwe bantu mukubita abagore banyu ntabwo waba ufite urukundo nk'urunguru mukubita umugore ahubwo bakubita umugore njye nyuberwa abantu bakora izo motion ntabwo bisa abahanzi bakubisa abagore baba bakabakura amenyo buriya I don't know biva ahantu buriya hari ahantu biva nibyo abafite ingeso yuko wasanga n'ababyeyi hari aho byaturuka ntabwo bikora ngewe nkunda kuvuga ngo gukubita umugore nko gukubita mama wawe hari ikiganiro mfite ikindi kintu ngiye gutangira kujya nkora cyitwa love and family donc urukundo n'umuryango icyo tuzagutumira uzi utanga ukuntu ukunda umugore wawe
kandi ndabizi ko abantu bazabikunda. Rero kubyerekeye na muzika mwifurije gutera imbere, kandi support yanjye yose urayifite, support ya Shambo Show urayifite, icyo uzajya wumva ukeneye ngishoboye uramfite wese, kandi wakoze kuza, kandi iki ntabwo aribwo bwa nyuma, ahubwo no mu minsi iri imbere nongera ngo utumire mu kindi kiganiro kugira ngo muzika yawe ikomeze gutera imbere kandi ikomeze kumva. Reka dusaba abantu bose bajye kuri Mahonson bagende barebe muzika yawe, kandi nawe ukomeze. Ntabwo Bob Marley avugwa mu myaka ingahe ishize yarapfuye, ariko imiziki iracyacurangwa. Dufite abantu benshi bacuranga Rugamba Sipiriyani, dufite abahanzi muri Congo witwa Tabule, indirimbo ze ziracyacurangwa kandi baragiye. So message mutanga ni nziza, abahanzi bose bravo, mutanga message nziza, ahubwo mushaka ukuntu habaho gufashanya, ntimugire banyamwigenda, ahubwo mufashanye. Ntabwo ijwi ryanjye ryari ryiza, maze iminsi nayo ikintu gikonje kituma ijwi ryanjye ryangirika, ariko mbashimire mwese ko mugiye gukurikirana Shambo Show, ikiganiro cya Mahonson. Mwese ni mugikunde kandi mugisharinge, kandi munamusapotinge. Mu kiraro cy'ubutaha tuzavuga kuba musapotinze, mukore comment kuri uyu musani wacu, umusani wo muri Houston. Wakoze kuza, kandi nakagaruka niko abarundi bavuga. Thank you. Mwari kumwe na MC Shambo Mushabizi washize ubwo budashidikanya kuba ingenzi. Yola.